tubona umukobwa aba avuye kuvoma ahantu ubona ko ari mu manga mu gishanga hasi cyane, aba ari umukobwa aba yambaye agatenge yakazirikiye ku ruhande, yambaye n'ikintu cy'igishati hejuru, ubona ko ni umukobwa wo mu cyaro, aniteze igitambaro mu mutwe, aba yikoreye ikibindi. Uwo mukobwa aba yitwa Ariel, aba ari kugenda aririmba mu nzira, aririmba utuntu tw'uturirimbo turi aho ngaho, yihuta uko ashoboye kuko ikintu aba yikoreye aba ari kinini cyane. Mu kwihuta ageze imbere arasitara, yasitara azi ko aguye mu gihe ari gutabaza, tugahita tubona umuntu uje agahita amuramira, agahita amufata akamufatana na cya kibindi aba yikoreye, ntihagire igikuba gicika. Ariel areguka, yareba akabona ni umuhungu mwiza, mwiza cyane, yarangiza agahita amubwira ngo urakoze. Uwo mutipe aba yitwa Rolando, agahita amusubiza cya kibindi ku mutwe, Ariel agahita akomeza inzira, gusa atararenga nko muri santimetero zingahe, Rolando aramubwira ati se waretse nkagufasha icyo kibindi ko ari kinini nkaguherekeza nkakugeza mu rugo? Ariel arahindukira akamubwira ati oya, urakoze cyane kuba wamfashije nkaba atanamenetse, akaba atamenetse ngo nsubire firiya, nabyo ndabigushimira, ni ukuri urakoze cyane. Ariel ahita ahindukira akihuta akagenda, Rolando akamukurikiza amaso akazunguza umutwe. Ariel arihuta cyane akagera mu rugo, mu gihe ari gusukanura ya mazi ayashyira mu kibindi kinini kiba kiri mu rugo, tukabona hasohotse umugore aje yasaze, ubona uri kwihuta asa nk'uzinga ibitenge, araza agahita asunika Ariel, agahita amubwira ati ariko Ariel, ni gute ushobora kugeza izi saha utaracana? Abana banjye barashonje, ni gute ushobora kumbwira ko izi saha zigera utarateka? Ubundi uratekereza cyangwa ntabwo utekereza? Ni gute wifata? Ni gute utinyuka? Ariko kuki abana b'iki gihe mutacyumva koko? Nta soni? Ariko mama ziba, ntabwo ngiye ndi mama wawe, nta soni? Wowe urifata ukanyita mama wawe, nakubyaye ryari? Mumbabarire basi. Gusa hariya hantu njya kuvoma ni habi mama Bella, urabizi ni ahantu hacuramye, ni ahantu basi nawe uzawohereze Bella umubaze uburyo hameze. Ajya kurangiza kuvuga ayo magambo, mama Bella agahita amukurikiza urushyi rwiza 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 rushyushye, agahita amera nk'uzibye amatwi, akamubwira ati nta soni? Urifata ukavuga ngo umwana wanjye ajye kuvoma? Weho uri hano uri kumara iki? Ntunyinjiriza, ntacyo nkukuraho, ntaki, ufite kuzajya ukora imirimo yo muri uru rugo yose, nta hantu ugomba gusohokera, uri kunyumva neza? Yarangiza Ariel agahita apfukama akamusaba imbabazi, akamubwira ati mu gihe kitarenze isaha ndaba mbagejejeho ibiryo mumbabarire. Turebye hirya muri bingaro haba harimo abakobwa babiri, haba harimo Bella na Fiona, aho abakobwa aba ari bakuru, ubona ko basa naho banaruta Ariel, bimakiye, bisize, ubona bameze neza, bicaye aho ngaho bari kureba uburyo bari gukubita mugenzi wabo, bagakubitana udushyi mu ntoki, bagaseka cyane. Mama wabo agahita babona, agahita aza agahita avuga ati abasheri murashonje? Ariko mama sha turashonje cyane. Akabwira ati mwihangane, reka ni ikibazo, kiriya gicucu ngo ni Ariel sinzi pe, arangora ariko nzamwirukana pe, nzamwirukana agenda ajye kwangara kwe, ntabwo nabyihanganira. Ubwo Bella ahita areba agahita amubwira ati ye mama, ni gute wifata ukavuga ngo ugiye kwirukana Ariel? Ariel uzi ko ariwe udufasha imirimo yo muri uru rugo, urabona aramutse agiye ninde wakora? Mama njye ntabwo nakugira mu gikoni, inzara niyo yazakwica, ibyo ntabwo bindeba pe. Fiona nawe arangije aramureba aramubwira ati mama, ibyo uri gutekereza nizere ko uri kudusetsa, aramutse agiye inzara yazakwicara hano cyangwa ukajya ujya kugura ibiryo ahandi, kandi ibaza ubuzima tubayemo utakifata ngo ufate amafaranga ujye kugura ibiryo ahandi. Ndizera kabisa, ndizera pe utabitinyuka. Mama wabo ahita abazana akabahobera, akabasoma ku matama bose, akabwira ati mwana wanjye, mwa bana banjye mwumve ko muri abamikazi, n'iyo uriye yagenda nabashakira umukozi akazajya aza akabafasha.
mama nicyo tugukundira pe ahubwo ka tujye kwicara muri salo tube tureba agafilme twari tutararangiza. Okay, ubwo tugahita tubona Ariel aba ari mu gikoni ari guteka, atangiye gucana imbabura abatetse mu ziko hamwe bacana bacanishije inkwi, aba ari guhuhamo agira ngo hake ibyo ateka aba yarangije kubitegura. Mu gihe ari guhuhamo igishirira kimutakara mu ntoki agashya, akarira cyane, akarira asa nk'utabaza. Bose baba bicaye muri salo bakavuga ati se uriya mukobwa abaye iki ko twumva ari gusakuza, bakanga kuza kumutabara. Ariel ararira cyane akabwira ati mumfashe, bikanga. Ariel aratuza ahita agenda akamenaho amazi agasigaho amavuta, akihangana uko ashoboye kose kugira ngo arebe yuko byagenda neza. Aba ari ibintu ubona ko birababaje cyane, Ariel bamufata mu buryo butari bwiza, mu buryo butari sawa. Ubwo Ariel atangira guteka, aba agiye guteka ibiryo biri aho ngaho mu nkono ebyiri. Ubwo ngubwo Ariel ateka inkono ya mbere igashya, yamara gushya hasigaye iya kabiri, aba asa nk'ugiye mu bwiherero, asa nk'umuntu ukubwe. Yagenda ubwo ngubwo Fiona aba ari aho hafi akaza akareba ibyo yatetse. Mu by'ukuri Ariel aba azi guteka, nabo babizi ko azi guteka, ariko buri munsi bamugambanira. Ubwo Ariel ajya mu bwiherero, yarangiza mu gihe asohotse ari kwitunganya mu ntoki, Fiona aba avuye mu gikoni afata bya biryo yarangije guteka bwa mbere, akagenda akabitsimba ku ruhande, agahamagara Bella, bakabirya bakabirangiza, barangiza bakagarura icyungo aho ngaho mu gikoni, bikagera ya masaha yatanze yo ko araba asoje guteka bitaragera. Ubwo mama Bella ahita asohoka yihuse cyane aza ahamagara Ariel. Ariel agasohoka asa nk'ugiye kumwitaba akamubwira ati mama mumbabarire natinze guteka ariko humura mu minota mike biraba birangiye. Akambwira ati abana banjye baramuka batatse inzara urambona turi kumvikana? Yego mama mumbabarire ariko bigiye kurangira. Ubwo ngubwo Ariel ahita yongera agateka vuba vuba, agacana irindi ziko akaterekaho bimwe n'ibindi biri gushya, akahaguma akahicara ntiyongera kuhava, ko yibaza ahantu byagiye byamucanze. Ba Fiona bakagaruka kureba nimba hari basi ngo bongere bamugambanire nk'uko bari bamugambaniye, bagasanga arahicaye ntahavuye. Biba ari ibintu bibabaje cyane. Ubwo Ariel arangiza guteka akagenda agategura ibiryo, bagahita bamwirukana bakamubwira ati sohoka igipangu ugenda ujye kuzerera, ntabwo wemerewe kuzajya urya ku biryo tugiye kurya, nta nubwo wemerewe kurya muri uru rugo, wowe ikintu ushinzwe ni ukuzajya ukora imirimo yo muri uru rugo ibintu byose, ariko ntabwo wemerewe kurya n'umunota n'isegonda. Ariel arabireba agatuza, gusa basize uturyo duke mu nkono, aragenda agakuramo akarya akavuga ati Mana urakoze kubw'iri funguro umpaye, kamfate ikibindi njye kwivomera. Ubwo Ariel asubira kwivomera iyo hepfo mu gishanga, agenda ari kuririmba gake gake, aba yajyanye utubindi tubiri dutoya, akagenda ari kuririmba biri aho ngaho. Dusubiye mu rugo gato, bamwe barangiza kurya, aho kugira ngo banafate ibyo baririyeho babishyire hamwe, babyandagaza mu mbuga bakabitagaguza ahantu hose, ubona ko ni abana basa nkaho badafite umuco. Ubwo ngubwo Ariel aragenda akajya kuvoma, mu kugaruka arongera agahura na Rolando. Rolando akamubwira ati wawu turongeye turahuye umeze neza? Ubwo ngubwo Ariel aba ari kuza ubona ko isura ye irababaye, arababaye muri we, ntabwo yishimye habe na gato, kuko atekereza ibintu byose bimubaho, yanatekereza uburyo nta n'ababyeyi agira, akumva biramubabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda. Ubwo Rolando aramureba agahita abona afite ibibindi bibiri, kimwe aba acyikoreye ku mutwe yashyizeho ingata, ikindi agiteruye mu ntoki. Rolando ahita amufasha icyo mu ntoki, nawe akacyikorera akamutwaza, bakagenda baganira utuntu turi aho ngaho mu nzira. Ariel ubona ko agarutse muri mudu, abonye umuntu ugenda amuganiriza amugarura muri mudu, biramushimisha cyane. Bajya kwegera aho Ariel ataha, agahita abwira Rolando akamubwira ati wakoze, reka ngende ngere mu rugo
utahageze ntabwo byaba byiza uramutse ugeze mu rugo, ihangane kandi wakoze, Imana iguhe umugisha. Njye banyita Ariel. Oh merci. Nanjye nitwa Rolando. Oh byiza cyane. Nishimiye guhura nawe. Nanjye nishimiye guhura nawe. Sawa, umugoroba mwiza. Ariel ahita yinjira mu gipangu. Akinjira mu gipangu, urebeye hirya ku gipangu, hamwe haba hafatiye igipangu, hari ukuntu haba harimo akanya ku buryo ushobora kureba ibintu birimo mo imbere. Rolando ntago ashyirwa, aravuga ati iki gipangu kibamo umukobwa umwe, aba afite amatsiko menshi, akarunguruka agahita areba kuri salo, hicaye abakobwa babiri bageretse akaguru ku kandi, mama we ahagaze mu muryango yifashe mu mayunguyungu nk'umuntu witeguye gushishura umuntu koko. Ubwo ngubwo Ariel araza, ageze mu mbuga aratangara abona uburyo amasahani, ibiyiko, amaforusheti byandagaye mu mbuga biramutungura gusa ntiyabitindaho. Aragenda ahita atura amazi, mu gihe arangije gutura amazi mama Bella aramubwira ati kuki watinze wari wagiye he? Akambwira ati nta handi hantu nari mfite ho kujya gutemberera, nahisemo kugenda njya kuvoma kuko nabonaga nta mazi nsigaranye kandi nta mazi yari ahari ahagije. Mama Bella aramureba buri kintu amukorera. Ibyo byose Rolando yarabirebaga ariko ahita asubirayo. Yumvaga ari nk'umwana bahannye kuko yatinze kuza, ariko ntabwo yamenye situwasiyo Bella abayemo, I mean Ariel abayemo, ntabwo yari azi situwasiyo Ariel abayemo. Ubwo Rolando yarigendeye arataha. Batweretse Rolando ari gutaha, ataha ahantu heza, ahantu ibwami, aba ari umwana w'umwamikazi n'umwami w'aho ngaho muri ako gace baba batuyemo, aba ari umuhungu wabo, aba afashwe neza, aba afite abantu bamugenda inyuma, aba afite abantu bose, ubona ko ni umwana w'umwami pe, ni umwana w'umwami, ni igikomangoma. Ubwo Ariel aragenda agatoragura bya byombo byose biri muri aho ngaho, akagenda akabyoza akabishyira ku gatanda baba bashyiraho ibyombo, barubatse agatanda k'ibiti, akarangiza agasuka amazi mu mbuga agakubura, biba bigeze mu masaha ya nimugoroba agahita ajya guteka, ubona ko ni ibintu bishimishije. Burira Ariel aba arara hanze, ntabwo baba bemera ko arara mu nzu yabo. Tugaruke inyuma mu mateka ya Ariel kugira ngo abe muri ubwo buzima. Ariel aba yari afite ababyeyi, papa na mama. Ababyeyi be baza gupfa, baje gupfa Ariel yaje kujya kuba kwa nyina wabo, aho uwo mama Bella bavukana na mama we, ariko ntiyamukundaga cyane. Ariel yagiraga ubwenge burenze kuruta ubw'abana be, bikamubabaza cyane. Ariel yageraga ku bintu byinshi, azi guteka, azi gukora uturimo two mu rugo, ubona ko ari umwana watojwe, ariko abana be ntabyo bazi, ibyo byose bikamubabaza cyane, bigatuma anarushaho kumwanga, anamukoresha imirimo ivunanye cyane kuko azi ibintu byinshi kandi yari umwana mwiza uruta abo ngabo, nabyo bikamubabaza kurushaho. Ariel nibwo yaje gutangira ubuzima aho ngaho, mu buzima bugoye, mu buzima bukakaye, ariko akihangana kuko yari azi ko nta babyeyi afite, nta kindi kintu yari kurenzaho, yari afite kubyakira, ariko bwari ubuzima bubabaje kandi ubuzima utabona uburyo ubusobanuramo. Ariel yakomeje kuba muri urwo rugo, abayeho muri ubwo buzima, bahora bamukiniraho, bahora bamubabaza, ari ibintu bibabaje. Ariel inshuro nyinshi yajyaga kuvoma, yaje gukomeza kuba inshuti na Rolando, Rolando aramwishimira, nyuma baza kuvuga ati reka tuzaganire, arambwira ati reka tuzaganire nyuma ya saa sita mba mfite umwanya, kubera ko aba azi yuko namara gutegura ameza abandi bagiye kurya we baramusohora. Umunsi umwe ari nyuma ya saa sita, Ariel yaragiye aho yari yumvikanye ko agomba kuza guhura na Rolando, baragenda baricara baraganira, ariko hashira iminota Ariel akayura cyane, akambwira ati Ariel ntabwo wariye? Akambwira ati oya nta kibazo, dukomeze tuganire.
ubwo nibwo yaje gukomeza kuba inshuti ikomeye we na Rolando, amubwira amateka ye, gusa ntiyamubwira ubuzima abayemo, amubwira ko aho abaye yego ari kwa nyina wabo, ariko ntiyamubwira uburyo bamufata, amubwira ko abayeho neza n'iki, barakomeje baba inshuti, Rolando ibyo ngibyo bigakomeza kumukurura cyane, yumva ko agomba kuba inshuti cyane bikomeye na Ariel. Bakomeje guhura kenshi gashoboka, ariko akabona Ariel aza ubona yuko arashonje, ariko ntabwo yabimubwira. Rolando yafashe umwanzuro wo kuzajya ava mu rugo azanye ibiryo byiza cyane biruta n'iby'aho ngaho, ariko Ariel yari azi guteka, agasangira na Ariel, Ariel akishima cyane akamubwira turakoze, rimwe aza kumujyana kumutembereza bwa mbere ahantu mu gasantere, aramugurira, ubona ko ni ibintu bishimishije cyane. Uwo munsi byari ibyishimo kuri Ariel, yarabonye umuntu umusohokana kandi amwishimiye, abona ko yungutse inshuti nziza. Ariel yatashye yishimye, yageze mu rugo areba uburyo bahagaze aho ngaho bafite umushiha banashwanye, we yishimye nta kibazo na kimwe afite. Icyo gihe Rolando yaramutahanye mu modoka amugeza ku muryango, aramubwira ati bayi, n'undi aramusezera. Byari ibintu ubona ko bishimishije vraiment, ari ibintu biryoshye bimeze neza, ubona ko wawu biraryoshye pe. Ubwo Ariel yageze mu rugo yishimye nta kibazo afite, nta n'ibyo ashaka kwiteza, abona ko ntabwo ababaye. Abandi babona uburyo Ariel yishimye bikabababaza, kuvuga se ubundi uriya ari kwishimishwa n'iki? Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariel yahise agenda ajya mu gikoni arabatekera, bararya banga akarya, babona nta kintu bimubwiye ahita ajya kwiryamira, ubona ko arishimye vraiment arishimye. Ubwo bwarakeye Ariel yasubiye kuvoma yishimye, ntabwo yatekerezaga yuko ashobora guhura na Rolando, ariko yasanze Rolando yaragiye afata abaja b'iwabo, arababwira ati mugende mudahe amazi mo hariya muyazamuremo hano ruguru, nibyo biraza kumva. Barayazamuye bayatereka aho ngaho, Ariel yaje yishimye afite ibibindi bibiri, aje azi ko agiye guhita amanuka akajya kuvoma. Akigera aho ngaho ahita abona Rolando, ahita amupfuka mu maso, aramubwira ati ndabizi ko uri Rolando, kuki waje hano? Ntabwo numvaga kuri buze. Akambwira ati ahubwo ntabwo uri bumanuke hariya hepfo, oya ahubwo nakuzaniye amazi. Ambwira ati serious? Yego nayazanye, ngwino urebe. Ambwira ati wawu, ahita amusukira mu kibindi, amaze kumusukira mu tubindi yari azanye, badutereka mu modoka, arangije aramutwara baragenda. Bageze hafi n'igipangu Ariel avamo afata ibibindi by'amazi, uri kumva yakoresheje iminota mike cyane, bari mu nzu bari kumubarira iminota bavuga ati natindaho gato turamwica. Yinjiye mu gipangu batabimenye, araza asuka amazi mu bibindi, aracana arateka. Wa mugore yumvaga yuko Ariel atarava kuvoma, yumvaga ashaka kumutuka, arangije ahita abona azanye ibiryo ku meza, bibaza igihe yaziye, birabatungura birabacanga, ariko abakobwa be birabashimisha ko bari banisonzeye, bahita banirira, ntabwo bigeze babitindaho cyane. Ubwo hashize igihe kigera nko muri amezi 4, uri kumva Rolando na Ariel bari bamenyeranye. Ariel yahoraga mu mwenda umwe, mu gakweto kamwe atajya apfa guhindura, ariko abandi bahorana imyenda myiza. Ubwo ibyo byose Rolando yarabirebaga, yagiye ahantu muri shop arashopinga imyenda myinshi, araza yinjira mu gipangu aranakomanga. Barangije aba bakobwa nibo bagiye gufungura, avuga ati wawu, uzi ko igikomangoma kije hano? Yesu we! Bose baratangara barifatafata bumva ko aribo baje kureba. Icyo gihe Ariel yari ari mu gikoni atetse, abaparitse imodoka, amaze guparika imodoka avamo, Bella aramwihobereshwa na Fiona, ndetse na mama wabo araza ngo wawu, ngo twishimiye ko uje hano, wawu wakunze abakobwa banjye. Rolando arabareba abura ikintu abasubiza, arababwira ati Ariel arahari? Bose bahita bagwa mu kantu bibaza uburyo aziranye na Ariel, birabatungura. Ariel ntabwo yari azi ko yaje. Ariel yagiye kuzana amazi mu kibindi, ahita abona aho ngaho imodoka iraparitse, agira isoni. Gusa Rolando we ntabwo yagize isoni, yaje yihuta cyane, ubona ko yishimiye Ariel, ahita amuhobera, arabwira ati se
wari uri hehe? Arambwira ati nari ntekeye abana ba buriya mu mama. Arambwira ati oh, arambwira ati waje tukabanza tukaganira. Arambwira ati oya ntabwo byakunda bataza kuza kumbwira nabi, ahubwo se ndakubwiye ngo uze utambwiye. Ubwo mama Bella yahise atungurwa ahita atangira kuvuga ngo oh Ariel ngo nta kibazo ngo ngwino ubanze umuvugishe ariko ujye wubaha abashyitsi, jya wubaha abashyitsi ngwino, genda ushyiremo akenda. Bahita bamwinjiza mu nzu bamwambika imyenda ya ba Bella. Arambwira ati oh yari ari mu turimo, sorry mutwihanganire. Gusa ibyo byose Rolanda arabireba. Yari yabazaniye ibiryo, imifuka y'imiceri, yabazaniye ibintu byose harimo n'amagifuti menshi ya Ariel, imyenda yarayibahaye baramwishimira n'iki. Yaragiye Ariel aragenda aramusezera aramubwira ngo urakoze. Imyenda yose bari bamuzaniye bahita bayiha ba Bella barayimwima. Byari ibintu bibabaje cyane, barayimwimye n'ibyo bari bamuhaye byose n'amagifuti byose babigabira Bella na Fiona we bahita bamusubiza mu gikoni. Ibyo byose ntabwo Rolando yabitinzeho kuko yari ataragenda, yasohoye imodoka ayiparika ku ruhande ariko aragaruka areba uburyo bari kumushwishwiburiza abirebera mu gipangu biramubabaza cyane. Nyuma nibwo Rolando yaje kugaruka amuzaniye amagifuti, arangije mu gihe akinjiramo ahasanga yambaye ya myenda. Arambwira kuki utambaye imyenda naguhaye? Arangije arambwira ati I'm sorry mbabarira, ntabwo nabona uko nyizana mu gikoni, ni myiza nzanyambara ngiye gusenga. Arambwira ati wimbeshya iri hehe? Ntabwo Ariel yari azi kubeshya mu by'ukuri, yari umwana witonda, umwana wubaha. Kubeshya byari ibintu bigoye cyane, bigoye ku rwego udashobora kubyumva. Ubwo ngubwo ibyo byose Rolando yarabirebye, nabo barabanza bakorwa n'isoni n'iki. Ubwo ngubwo amaze gusohoka agiye, abo ngabo bagize ngo yabareze kuri Rolando, yabimubwiye n'iki, kandi mu by'ukuri nta kintu yigeze amubwira. Bahise bamwirukana nta n'akantu na kamwe bamuhaye, bamujugunya hanze y'igipangu. Bambwira ntabwo tukigukeneye, ubu ngubu uriya Rolando bagiye kuzajya aza azi ko aje kukureba, ahita aza kwirebera Bella cyangwa Fiona, abajyana bagire bibanire, bajye kuba abamikazi bo mu bwami. Kuko uriya niwe uzegukana ingoma akaba umwami. Ubwo rero ntabwo bikwiye. Ubwo bahita bamwirukana bakamujugunya hanze y'igipangu. Ubwo muri uko kumujugunya hanze y'igipangu afata utwenda twe akabinginga ati mumbabarire, mumbabarire ni ukuri basi nzisubiraho, ntabwo nzongera guhura na Rolando, ariko mumbabarire mu icumbi nta hantu mfite ho kuba. Baramwangira byatari. Ubwo hashize iminota itarenze nk'itanu, Rolando yari aje kureba Bella, aje kureba Ariel azi ko agiye kumureba yagiye kuvoma, ahubwo mu gihe yaciye inzira atari asanzwe anyura, ahubwo anyura mu nzira Ariel yanyuragamo, abona umukobwa ugenda afite ibintu inyuma. Amwitegereje neza amurebeye inyuma abona ko ashobora kuba ari Ariel. Yavuye mu modoka aragenda aramwitegereza asanga na Ariel. Arambwira ati kuko urimo imyenda ugiye hehe? Arambwira ati banyirukanye, ejo waraje wigirisha nkaho ibintu byose ubizi bagira ngo nabikubwiye, none banyirukanye. Ariel ararira cyane, Rolando aramureba arambwira ati humura nta kintu uri bube kandi uzabaho neza. Ubwo Ariel yahise yinjira mu modoka ya Rolando aramujyana amugeza ibwami, amwereka mama we, amwereka n'ababyeyi be bose baramwishimira. Bamubwira ati wawu ni umukobwa mwiza. Ariel yahise atangira kwiyadaputa, aragenda akajya ajya mu gikoni akabatekera ibiryo biryoshye bakishima, akabakora buri kintu cyose, agakorera masaje mama wa Rolando. Byari ibintu binejeje cyane. Mu gihe kitari gitoya Rolando baje kumwegurira ingoma aba ari we w'umwami w'ako gace bari batuyemo. Tugarutse aho Ariel yabaga, bategereje ko Rolando azagaruka muri urwo rugo, baraheba baravuga ati ubu ngubu Ariel atari hano ntabwo ashaka kugaruka. Ubwo abana batangiye kurira baravuga ati mama garura Ariel hano, niwe uzatuma Rolando agaruka tumwigarurire. Njye nakunze Rolando, ni umuhungu mwiza, ni umuhungu uri umujentro, ni mwiza mama, ntabwo njye nakemera kubaho namufite. Akavuga ati okay ngiye kuzashaka uburyo ki njya gushaka Ariel agaruke hano mu rugo, sibyo? Ego. Ubwo
ubwo ngubwo Ariel yaje gutaha ibirori by'uko Rolando yabaye umwami w'aho ngaho n'iwabo bari baramwishimiye, ubwo ngubwo ibirori biratahwa ari byiza. Ariel nawe yatashye ibirori ni nawe wabatekeye byari biryoshye, gusa Ariel bari bamufitiye surprise. Yari arangije gutunganya ibyo bari buze kurya, ku ruhande hanyura umuntu aramubwira ati Ariel ngwino hano ku ruhande, bahita bamutera make up, bamutunganyiriza imisatsi, bamwambika ikanzu y'umu princess. Mana we byari biryoshye, aravuga ko nambaye neza ngiye hehe, bamubwira ati nawe utashye ikirori. Ubwo ngubwo nibwo yagiye mu birori nyirizina neza, bahita bagenda bamwicaza imbere, nibwo Rolando yaje agahita amubwira ko amukunda kandi yifuza ko amubera umugore. Ariel mu by'ukuri nawe yaramukundaga, ntaho yari afite ho kuvuga ngo oya ntabwo bishoboka, nawe yaramukundaga, none n'abandi bose bakabyogeza kuko iwabo bari bameje kumwiyumvamo bihagije. Ati vuga yego, baramwogeza, Ariel abura aho ahera, abura byose, arangije aravuga ati yego, abantu bose barishima. Ari ibirori ubona ko bishimishije, babaga inka, babaga ibimasa, bararya, baranywa, ubona ko ari ibintu bishimishije. Ubwo Ariel yahise aba umwamikazi, Rolando aba umwami, bahise bajya kuba ahandi hantu mu mujyi mwiza cyane, ubona ko babayeho neza. Hashize igihe nk'imyaka ibiri, haje kugwa imvura idasanzwe, imvura ubona ko ni gatumwa pe, ni imvura idasanzwe vraiment. Iyo mvura yaraguye yaje isenya ibintu. Tugaruke muri rwa rugo rw'aho Ariel yakuriye ariho kwa Mabel na Fiona, imvura yaraguye, inzu irasakambuka, ibintu byose biradogera, abana barisararanga, bikinga, imirimo yarabananiye n'iki n'iki. Bagiye kujya gusaba ubufasha ibwami ngo baze babafashe basi babubakire. Bakigerayo basanze Ariel ari we mwamikazi, arababwira ati mbafashe iki? Bakozwe n'isoni, babura ikintu bavuga, babura icyo bakora, batangira kuza gutakamba ngo inzu yabo yarasenyutse. Abakobwa nibo babivuze, nyina wabo mama Bella niwe wagize isoni, ibintu yamukoreraga byari bikabije. Ibyo byose nta kintu byari bimubwiye. Ariel yaravuze ati reka mbabwire umugabo wanjye aze abafashe. Noneho Fiona yakumva ngo ni umugabo we, akarira akavuga ati mama ntabwo twakubwiye, reba ibintu byose wadukoreye none badutwaye umugabo, uri kwiha ibyo kwirukana umuntu utazi ni iki? Baratangira barashwanira aho ngaho. Rolando yarasohotse areba uburyo baje kwaka ubufasha, areba ibintu byose banyujijemo Ariel, arangije arababwira ati nta bufasha ndi bubahe, nta na kimwe ndi bubafashe, ahubwo mugende mwifashe mwubake inzu muzabamo, ikindi mujye munifasha imirimo yanyu, ku buryo mwatumye umugore wanjye abaho nabi byarambabaje cyane. Baratakambye baratakamba, birangira abaja b'ibwami babateruye babajugunya hanze. Mwibuke gukora subscribe, share and comment.